Nyuma y'imyaka 26 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye, hamwe na hamwe mu gihugu haracyatahurwa ibyobo byatawemo Abatutsi bishwaga icyo gihe. Hamwe muri aho haherutse kugaragara ni mu gikari cy'ibitaro bya Kaminuza ya Gitwe biherereye mu karere ka Ruhango. Urayeneza Gerard uhagarariye imbere y'amategeko ibi bitaro bya Kaminuza ya Gitwe yatawe muri yombi n'urwego rushinzwe iperereza ku byaha mu Rwanda RIB ku cyumweru gishize, nyuma y'uko havumbuwe imibiri y'abantu 10 bishwe bakajugunywa muri iki cyobo bakaba bagaragaye. Ibi byatumye twe nka One Nation Radio tuva i Kigali twerekeza neza kuri ibi bitaro kugira ngo tumenye iby'iki cyobo, umwuka uri mu baturage baho, ngo tunabonereho kubaza abayobozi impamvu byatwaye imyaka 26 ntawe utanze amakuru arebana n'abantu bajugunywe muri iki cyobo. Ibi bitaro biri kuri kilometero 17 uvuye ku muhanda wa kaburimbo wa Kigali Butare. Aha mubona mpagaze muri kano kanya akaba ari mu gace benshi mwamenye ka Gitwe, akaba ari mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Murama, akaba ari mu ntara y'Amajyepfo. Naherutse kuvumburwa ko ashobora kuba hari imibiri itarabashije gushyingurwa neza, imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, akaba ari mu gikari cy'ibitaro bya Gitwe. Imashini mubona ihagaze inyuma yanjye ni imashini irimo iragerageza gushakisha. Bamaze igihe kigera mu cyumweru kuko batangiye ku munsi wo kuwa 4 w'icyumweru gishize bacukura, baracyashakisha, baracyagerageza kureba niba hari indi mibiri yaba irimo hano, kuko kugeza ubu magingo aya ntabwo byari byakamenyekana ko hari imibiri ishobora kuba iri hano. Tukigerayo twasanze hari imashini irimo gucukura. Twasanze hari imashini irimo icukura iki cyobo kirekire cyane kugira ngo barebe neza niba nta bandi bantu baba barimo. Amakuru twabonye nuko abarimo gukora akazi ko gutaburura iyo mibiri bamaze icyumweru cyose bacukura bashakisha ngo barebe ko hari indi mibiri yaboneka nyuma y'iriya 10 bari bamaze kubona. Nk'umunyamakuru wahigereye Igitwe ni agace bigoye kubonamo amakuru, cyane cyane afite aho ahuriye na Urayeneza Gerard. Uwubajije wese akubwira ko mutavugana ntacyo abiziho, yewe kabone niyo yaba ari uwarokotse Jenoside akubwira ko bigoye kuvugira mu itangazamakuru. Icyantangaje kurushaho nuko no mu buyobozi bitoroshye gupfa kubona amakuru. Urugero ni nka perezida wa Ibuka mu karere ka Ruhango Munyanziza Narcisse twari twahanye gahunda, yewe ndetse nkanamusanga hari kubera iki gikorwa, ariko mu minota mike akaba aranyigaramye akambwira ko amabwiriza mashya ahawe ari uko nta tangazamakuru ari buvugishe, ko ahubwo navugisha perezida wa Ibuka i Kigali. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Bwana Habarurema Valence nawe yanze kutuvugisha uwo munsi, ariko hashize umunsi umwe tuhavuye yisubiraho araduhamagara ngo aduhe amakuru twashakaga. Nibyo koko hashize hafi n'icyumweru kirengaho ko twatangiye ku wa 4 dushakisha imibiri dushingiye ku makuru twari twabonye yuko mu bitaro bya Gitwe mu murenge wa Bweramana ndetse na hafi y'ibitaro bya Gitwe nka Kaminuza ya Gitwe hashobora kuba hari imibiri y'Abatutsi hajugunywe. Kuva rero icyo gihe kugeza ubu ngubu tumaze kubona imibiri 10 bishaka kuvuga ngo amakuru niyo kuko ni ukuri. Tukaba tunashimira abaduhaye amakuru. Twakoresheje imbaraga zitandukanye, imiganda y'abaturage, ariko aho bikomeye tuzana imashini, akarere dushaka imashini kugira ngo tungane imbaraga z'abaturage. Ariko nyuma y'iyo mibiri 10, ubundi imibiri 10 yabonywe n'abaturage, aho dutangiriye n'izindi mbaraga nta yindi twari twabona. Gusa igikorwa ntabwo kirahagarara, turasubika tugashaka andi makuru. Yego, hanyuma umuntu yakwibaza ngo ubundi mwamenye ryari ko aho mu gikari cyo muri ibyo bitaro hashobora kuba harimo imibiri y'abantu batabashije gushyingurwa mu cyubahiro? Nibyo twatangiye ku wa 4 ariko hashize iminsi itagera nayo ku cyumweru tubimenye. Ni ukuvuga byose haba ku wa 4 dutangira kuva kino gikorwa twakimenya kugeza uyu munsi ntabwo hari hashira ibyumweru 2. Ni ukuvuga ko hashize ibyumweru 2 mumenya ayo makuru? Hashize ibyumweru 2 tumenye ayo makuru, aho twamenye twatangira. Byagenze bite niba atari ibanga? Ninde we wayabagejejeho ayo makuru?
amakuru ni abaturage twumva, ntabwo twavuga ngo ni runaka yatubwiye nyirizina kuko ntabwo tumuzi, ariko byavuzwe n'abantu benshi kugeza ubwo ibitaro nabyo bibyumviye ko abantu barimo babivuga, noneho baratwandikira tujya kubafasha babidusabye mu buryo bw'ofisho, ariko bagiye kubitwandikira natwe twatangiye koherezayo amatsinda arimo ashakisha ngo tumenye neza niba amakuru ariyo dutangiriye gahunda. Hanyuma ngira ngo hari n'ikindi cyobo ku munsi w'ejo nabonye mwagiyeho nanone kugerageza gushakisha niba hashobora kuba harimo imibiri nayo itarabashije gushyingurwa mu cyubahiro, ngira ngo ni icyobo kiri ku kigo cya ESAPAG. Icyo cyobo amakuru yo byagenze bite kugira ngo naho muhamenye? Nibyo, uko twabonye amakuru ya mbere twahise twibwira yuko nitangira igikorwa nyirizina tuzagira amahirwe yo gukomeza kubona andi makuru arenzeho, kuko byavugwaga yuko hashobora kuba hari imibiri myinshi iri muri kiriya gice. kuko rero twakoraga kiriya gikorwa ku bitaro, niko abaturage twanashima bamwe bagiye batubwira ko hashobora kuba hari ahandi, cyane cyane aho ngaho hafi ya kaminuza, nyine ni ku ruzitiro rwa kaminuza ya Gitwe, higeze naho kuboneka umubiri mu myaka nk'ibiri ishize. noneho bakatubwira bati hashobora kuba harimo indi mibiri, naho dufata umwanzuro wo kujya kuhashakishiriza. Hanyuma hari ikindi nabonye kigaragara aho ngaho, ubona ko mu baturage ku kintu kijyanye no gutanga amakuru harimo ikintu cy'ubwoba. Mubona biterwa n'iki ko badapfa gutanga amakuru ku buryo bworoshye? Ntabwo namenye neza, ikigaragara gusa ni uko nyine batayatanze, kuko hashize imyaka 26 ntabwo bari barigeze batanga amakuru. Tunashimira uwaba yarayatanze wese noneho muri kino gihe, kandi tukaba turimo tuyabyaza umusaruro. Hashobora kuba rero hari impamvu zishoboka yuko iyo urebye abantu barimo bakurikiranwaho mu iperereza mu bijyanye n'igikorwa nka kiriya, usanga amakuru dufite inzego zibishinzwe zirimo zikora iperereza ziratugaragariza ko hashobora kuba koko harimo abantu banumvikana bafite ijambo navuga muri kiriya gice batatanze amakuru uko bikwiye, cyangwa se kandi bari babizi. Birashoboka rero yuko baba baranagize n'uruhare kugira ngo abaturage bamwe bahegereye cyangwa bahakorera ntibihutire gutanga amakuru, ariko ntabwo tubizi. Icyo tuzi cyo ni uko nibura hari uwatanze amakuru. Ikindi tuzi ni uko kuba byaratinze bikagera mu myaka 26 birababaje, ni agahinda, kandi turagaye abantu baba bashobora kuba bari bazi amakuru bakaba bataratanze. Ntabwo mubona ko byaba biterwa n'uko Gerard Uraye neza ari nawe wari uhagarariye ibitaro bya kaminuza ya Gitwe, nubwo atarahamwa n'icyaha ngo ubutabera bukimushinja, ariko kugeza ubu ari mu maboko y'ubutabera kandi yari umuntu ukomeye aho? Tekereza ko ataba wenda ari iyo mpamvu ibiri inyuma? Ntabwo mbizi, sinabihamya, ariko kuba nyine ari mu bafashwe barimo bakurikiranwa, ndumva twabirekera inzego zikabyemeza. Ariko kuba nyine yaraketswe birashoboka, inzego kuba zarabiketse zikamufata, ndetse n'abandi benshi, ntabwo ari we gusa, birashoboka rwose. Ariko hari inzego zishinzwe kubyemeza, zazabyemeza. Tubitegeranyije amatsiko natwe. Bamwe mu babashije kumenya imiryango yabo mu bantu 10 bamaze kugaragara muri iki cyobo nabashije kuganira nabo ubwabo bansabye ko ntabagaragaza amasura yabo kubera ko batizeye umutekano wabo. Gusa muri biki twabashije kuganira bambwiye uko bakiriye itahurwa ry'iriya mibiri y'abavandimwe babo. Ubwo turaza nyine kwa kane, ubu turamaze irya minsi yose twari kumwe. Yego. Ubwo bashaka imibiri, bakuramo iriya mibiri ejo bundi mbonamo murumuna wanjye. Kubera ko umwenda yari yambaye ndawuzi, nanjye twarabambaranaga tukiri jenoside itaraba. Mbonamo n'ikote ry'umuhungu wacu, ari na rizima ryo ririya karaga kote k'impuzu. Yego. Hanyuma mutekereza ko
wenda iyo urebye ari ukubera iki byageze igihe kingana gutya hataramenyekana, wenda ni ukuba amakuru ataratanzwe, utekereza ko byatewe n'iki? ni amakuru ataratanzwe n'abantu bari babizi, kandi umuntu yarakomeye kandi ari umuntu w'umukirisitu, bavuga ngo arabyiriza aragira ate, ahubwo umuntu wakerekanye rwose yagize neza. Yarakoze. Yego. Hanyuma we bakubwiye ko bijya kumenyekana, byamenyekanye gute kugira bamenye ko hano hashobora kuba nyamara hari abantu barimo batashyinguye mu cyubahiro? ubwo nyine Anita niwe wampamagaye, ntabwo ntitwari tuzi ko iki cyobo gihari barimo abantu, twari tuzi ko babashyinguye. Yego. ubwo Anita arampamagara ngo ati kubera ko ariho bari babicaje, ubwo narirutse babicaza aho ngaho. Ndagenda ndihisha kubera Imana mbona ndarokotse. Ubwo rero Anita arambwira ati tuzajyeyo turebe, tuje nyine none twabasanze. Hanyuma ni ukuvuga ko iyo murebye kugeza ubu umuyobozi w'ibitaro arimo arakurikiranwa nk'umuntu wari uyoboye ibi bitaro, ariko nk'umuntu wari uhari icyo gihe, wowe wenda uzi n'aka gace, utekereza ko wenda we ashobora kuba yari abizi cyangwa ntabwo yari abizi? Yari abizi. Yari abizi. Urabona se yaraje abubakira hejuru, abubaka hejuru atarabizi. Ni ukuvuga ko yari abizi? Yari abizi. Ku bwawe rero dusoza, urumva icyifuzo cyawe ari ikihe? Icyifuzo cyanjye ni uko leta y'ubumwe yakurikirana aba bantu babishe, bakazareba kandi nabo bakabaha igihano kibakwiriye. Yego. ubwo ngubwo twatangiranye nacyo ku munsi wa mbere, ubwo ngubwo bagira gutya baracukura, abantu turababura. ko byagezemo gutya hagati, bajya gutya bakuramo umuntu umwe. bamaze kumukuramo barongera barakomeza baracukura, hashize nk'umwanya barongera bakuraho undi. ubwo ngubwo twaje gutaha, dutahana babiri bonyine, ariko tugenda mbese nta cyizere, tubona ko harimo abandi. kandi n'ubwo byaje kurangira bukeye tugarutse, baje gucukura, bamaze gucukura ubwo ngubwo bagera ahantu ku mbaho. bamaze kugera ku mbaho baracukuye, bageze hepfo bagezemo hasi, batangira kugera ku mabuye, mbese ubwo batangira kugera no ku bandi bantu. hari harimo amabuye, hari harimo amarasoro, hari harimo inkota n'ibindi bintu bibi byinshi cyane. ubwo rero noneho ubwo ba bantu twakomeje babakuramo, ubwo barasoza abantu baraza bashyira gutya mu nzu. ubwo birangije rero turataha. Yego. ariko abantu barashinyaguriwe, babishe urubozo, babashyize mu myanda, babatesheje agaciro. noneho tukaba dushaka kugira ngo mbese ubwo urumva ko ari nyir'urugo. Yego. iyo umuntu ajya kumara imyaka 26 ari hasi mu bisogororo, mu mafosi, mu myanda, uyu mugabo bita Gerard urumva ko ari we wari nyir'urugo. tukaba dusaba ngo ubutabera buzatubarize impamvu bari baranze gutanga ayo makuru, cyangwa ngo bagaragaze iyo mibiri y'abo bantu, y'abo bavandimwe, y'abo babyeyi. ubu ngubu harimo data wacu. Yego. yego. twageze gutya rero nubwo twabonyemo umupira wiwe. ubwo rero tukaba dusaba ubutabera ngo buturenganure, batubarize uwo mugabo ikintu yatwamburiye abavandimwe n'ababyeyi n'abana agaciro. Yego. Undi mutangabuhamya navuganye nawe kuri telefone, we yambwiye ko adashobora kongera kuvugisha itangazamakuru kubera ko amaze igihe yifungiranye adasohoka nyuma y'amakuru yatangaje afite aho ahuriye na Urayineza Gerard. uzi ukuntu abanyamakuru rwose muri abanzi banjye nta n'umunyamakuru ushaka kuvugisha. Reka. ni ukuri. Byagenze bite? abanyamakuru ndibujye numva naba urubuga rw'imikino gusa kuri radiyo Rwanda, abandi bose mwese narabanye. uyu munsi nta hantu na hamwe mfite ho kunyura mu bantu. Reka. ubwo rero nahise mfata decision ko nta wundi munyamakuru nongera guhura nawe. nta munyamakuru nongera kuvugisha rwose kuriya. Hari ibintu wenda bibi wamubwiye cyangwa byagukoraho bindi?
ntabyo namubwiye ariko sosiyete tubamo murayizi nimba abantu batuye ahantu bakahamara imyaka 26 baracecetse amakuru wewe ukagaragara nk'umuntu noneho ugiye kuvuga ya makuru yabo bihishiye sibyo aho ubimenyeye ukayatanga nyuma yo kuyatanga bafasha abantu barabafunze urumva fata ahantu utuye famiye zabo bantu bafunze zose murabana muto so aho uciye hose babafungishirije abantu dore kariya niko gakozeho niko kagize gate urumva wacu uzabahe abana bawe bazabahe yenda giye uyu munsi mpfuye nta n'ikibazo ariko abana banjye uzi riske bafite. Bigaragara ko Uraye neza Gerard ari umuntu utingwe cyane muri aka gace bityo akaba ariyo mpamvu abantu bamwe baba badashaka kugira amakuru bamutangaho ajyanye n'ibi bitaro abereye umuyobozi. Kuba bigaragaye iki gihe ni ikibazo nanjye ubwanjye ntabasha gusobanukirwa kuko n'ibintu byari bizwi byagiye bivugwa nk'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi twagiye tubisubiramo mu gihe cyo kwibuka abacu abapasiteri bishwe hano igitwe bakajyanwa mu gisigaye uyu munsi ari Nyanza hari komine Murama tugakomeza kwibaza mpamvu iki bitinda ariko ubwo bigejeje kuri uyu munsi muri make turaruhutse mu mitima kuba tubashije kubona imwe mu mibiri y'abacu bazize jenoside nubwo byatinze iyo mpamvu sinshobora kumenya ngo ni iyihe kuko siho bikivugwa bimaze imyaka myinshi bivugwa ntitumenye aho bipfira. Byaravugwaga abantu bakavuga ati ariko hari nyuma y'ibitaro hashobora kuba hari abantu nyamara bashyizwemo bajugunywe mu cyobo ariko ntibarashyingurwa mu cyubahiro. Byaravugwaga. Kuki bitakurikiranwaga kugeza ubu ngubu kuko nko mu gihe cyo kwibuka cyane cyane twabisubiragamo bigasubirwamo babaga bahawe amagambo bakavuga bino bitaro bakavuga na nyir'ukubaka bino bitaro tukavuga tuti ibyo ari byo byose ubuyobozi buhari hari inzego z'ibanze kugeza ku karere hari icyo bazakora. Iyo mpamvu kugeza ubu ntabwo namenya ngo ni iyihe. Yego uyu munsi Gerard nubwo wenda atarahamwa icyaha ariko ari gukurikiranwa n'ubutabera ariko aho bibereyeho umwuka hano umeze ute kugeza amagingo aya icyumweru kirasa nk'igishize kongera ngo batangiye gucukura nkurikije amakuru uyu munsi twakuye hano ku munsi wo kuwa kane nubwo abenshi hirya no hino mu bitangazamakuru babibonye ku cyumweru ariko umwuka umeze ute kugeza ubu hano? Umwuka byo si mwiza kuko twamenye mu bitangazamakuru ko ari mu nzego z'ubushinjacyaha n'abandi bantu bamwe na bamwe barabafashe bakoranaga nawe na n'uyu munsi bagikorana nawe ntabwo turamenya uko byifashe dutegereje ubushinjacyaha n'ubutabera ubucamanza ko hari icyo uzatangariza abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange. Yego hanyuma umuntu yakwibaza ubundi nk'umuntu wenda wari uri hano na mbere ya jenoside nubwo byaje kubaho wenda ukajya nk'uko wabitubwiye kwifatanya n'abandi kugira ngo mutabare igihugu ariko Gerard ubundi yari muntu ki imbere ya jenoside yakorewe abatutsi? Gerard ni umuntu wari utuye ino yabanje gukorera mu ivuriro ry'igitwe centre de santé biza kuba ngombwa ko agira abanyamuryango bashinga ishuri rya ISAPAG akomeza kuzamuka atyo ISAPAG avamo hopitale na kaminuza ni umuntu yari umuturage nk'abandi bose umunyarwanda ahora agenda agaruka nuko nguko tumuzi kugeza ubu tuzi ko ari mu rwego rw'abashoramari. Yego hari ikintu cyakomeje kugenda kivugwa hirya no hino ariko nayo mpamvu tugeraho amakuru aba yabereye kugira ngo tunabaze n'abaturage. Hari imodoka bivuga ko ashobora kuba yarafite
mu gihe cya jenoside nayo yagize n'uruhare mu gufasha abantu bicaga abandi. Ibyo bintu nibyo? Hari abavuga ngo yitwaga militia cyangwa iki? Nibyo, iyo modokari yari mu bwoko bwa Daihatsu yari yarahawe na leta. Hari bamwe mu bayobozi bo muri kiriya gihe birashoboka ko bari n'abafatanyabikorwa be baje kumenya imodokari iriho plaque za leta yari yanditseho Don't Emerende. Ibyo byo nibyo kuko byarabaye. Hari umuvandimwe we wari umushoferi nawe yagize uruhare rukomeye cyane witwa Charire mu kwica bariya abantu n'abandi bantu benshi tutaranamenya naho bari. Hari n'abapakiye iyo modokari nk'abari abapasitori bamwe bajyana mu Romero. Hari bariyeri yari iri ku bitaro, yari imbere y'ibitaro. Nawe n'umwe mu bari bayishinze, ariko muri iki gihe na Gerard nawe ntiyagaragaraga cyane. Ntiyagaragaraga. Ubwanjye twaranahuye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 7 atahuka ahungutse kuko ari yarahunze. Twarahuye Butare, yasanze opposite ya Ibis. Yari ari mu bahigwa? Nawe yari mu bahigwa kuko yari afitanye ikibazo n'uwari burugumesitiri wa komine Masango Mpamo. Yari afitanye ikibazo gikomeye cyane ko yagomba kumwica kubera iyo mitungo cyane ya Isapage. Ikindi akaba nawe yari umwe yari afite umudamu w'umucikacumu umututsikazi ukomoka muri Butare. Yego. None umuryango we nawe bawumaze. Yari yarahunze. Ahungutse Butare twayifashe ku itariki ya 4 kuri 5 niba nibuka neza 6 genda namubonye twaranavuganye Butare. Arahagarara ansuhuza nari nkiri mu kazi. Ndabona nitaha nta kibazo gitwe nta mahoro nta rugamba rwahabaye. Yego. Tuzi ko nyuma ya jenoside habayeho gacaca, habaho n'ibindi, ariko nta muntu wenda wigeze amubwira ati wagize uruhare nawe muri bino bintu runaka niba wenda byari bihari? Narabyumvise mu gihe cya gacaca ntabwo nari ndi mu gihugu. Ubwo nabaye hanze y'igihugu nk'imyaka 5 narabyumvaga ko n'agacaca yamugezeho akajya afungwa agafungurwa ntibidushimishe kubera ko atabashaga gufunguka umutima we ngo avuge ukuri. Bisa nkaho benshi abaga bari muri bo kote negatifu kuri systeme iriho, kuri leta iriho. Yego. Numva ari nk'icyo ngicyo cyangwa kibimutera cyangwa akaba hari izindi mbaraga zindi yabaga afite ku giti cye yishingikirijeho. Ntabwo twamenye impamvu. Yego. Hanyuma rero ikindi kintu nanone kigaragara hano iyo ugerageje kuganira n'abaturage, ntabwo ari bose bapfa kugufungukira ngo abe yakubwira ibya hano nuko byagenze. Ikindi n'abandi harimo nk'umwe wambwiye ko ubamaze icyumweru mu nzu yifungiranye kubera ko hari aho yatanze amakuru, ariko hakaba hari abandi bari kumucaho bamubwira. Umuntu yavuga ko ikibazo gihari ari iki? Kuki abantu hano badashaka gutanga amakuru? Ndabivuga neza ko 90% abantu batuye hano kuri uyu musozi w'Igitwe bari bagizwe na Gerard. Yego. Kuko n'umugabo wari ufite ubushobozi bwinshi cyane bwo kumanipira abantu, baba arabacitse ku icumu akabakoresha uko ashaka kuko yari afite ibyabaha. Akaba yagufata abana bawe akabaha amashuri bakiga, ugasanga bose bakarangiza bagakora mu kigo cye, haba hopitale haba kaminuza. Urumva icyo ni kimwe. Ikindi nanjye ubwanjye nzi neza ko uretse ko ngira umutima ukomeye wa kigabo,
nzi buryo ki nshobora kwitabara cyangwa nkatabaza inzego z'umutekano nkagerageza kubirinda bagendera kure. Ni muri urwo rwego abantu benshi rero bagenda bagatinya abaturanyi babo bati kanaka yatanze amakuru yavuganye n'itangazamakuru twamubonye kuri televiziyo so akabigiraho ingaruka. Yego. Hanyuma rero ubwo turi kugenda n'ubundi tugana ku musozo, ariko mwiteguye iki nk'abacikacumu wenda muri rusange muri hano, nubwo atarashyikirizwa imbere y'ubutabera ariko ari mu rwego rw'ubugenzacyaha, hari ibyo agipererezwaho n'ibiki byose, yewe na hano mu bitaro yarabereye umuyobozi havumbuwe iyo mibiri koko, ariko n'iki mwiteze? Nyuma y'ibi ngibi byanze bikunze tensiyo ntiyabura, ariko ndizera ko nyuma yaho ukuri kuragaragaye. Buri muntu wese wagize uruhare mu rupfu rw'abariya abantu bacu agomba kubiryozwa. Niyo mpamvu hariho justice. Nta muntu kamara ku isi yose uretse no mu Rwanda cyangwa ntayitwe. Nagerageje kugenda hirya no hino mu mahanga, nka jenoside yakorewe abayahudi twari tutarabaho, bamwe n'ababyeyi bacu batarabaho, na n'uyu munsi baracyakurikiranwa babikoze. Aho tuvuganiye n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango yavuze ko usibye muri iki cyobo kiri mu bitaro bya kaminuza ya Gitwe ndetse n'ikindi kiri ku ishuri ryisumbuye rya ISAPAG, bagikomeza no gushakisha mu bindi bice imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Birashoboka yuko haba hari ahandi, ni nayo mpamvu ntabwo turahagarika igikorwa burundu. Turimo gusa icyo dukomeje ni ugushakisha andi makuru y'inyongera kugira ngo ahandi hariho hose twamenya tuzaruhuka uko tuhageze kandi iyo mibiri tuyibone. Nubwo hashize imyaka 26 jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino mu Rwanda ibaye, ibi bigaragaza ko hashobora kuba hari ahantu henshi hatabwa imibiri y'inzirakarengane hataratahurwa. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, Igitwe mu karere ka Ruhango.